ubugwaneza bwawe mu bushyari bwawe mu rukundo rwawe murukaringijeho gatoya ukavuga ati uyu ni wa muntu cyangwa kubana n'uwo muntu kandi ubuze agaciro akugiriye wirinda kwita umurekura kuko urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. amahoro kizajya meze muti ni amahoro meze neza nanjye ndaho ndashima Imana umva nari mbakumbuye cyane iminsi myinshi mumbabarire pe nari maze iminsi tutavugana tutabonana ariko ubu naje mumeze neza gahunda zanyu z'ubuzima ziragenda neza nanjye ndashima Imana uretse urukumbuzi rwinshi ibisitori byinshi ariko ndashima Uwiteka Imana yo mu ijuru ikiturinze akaturindira ubuzima mba mbatekereza pe ndashimira abantu mukomeje kudukunda mukadukurikirana mugakanda subscribe mugasharinga ni ukuri uruhare rwanyu ntabwo ari urw'ubusa natwe turabyishimira iyo tubonye nyine mudukunze musharinga bagenzi banyu muduha ibitekerezo cyangwa mwabona umuntu adaherutse gukora ikiganiro mukamubaza bimeze bite biba ari byiza ari ibintu by'agaciro rero turabakunda aho uri hose kuba uri uhumeka kuba uri muzima nushaka kuba wumva utameze neza urwaye ariko ukaba ugihumeka iminota mike ushobora gukira ushobora kwakira ubuzima buzima komera shikama kandi nawe wumva warageze ku ntego yawe umva zamura na babandi bakiri inyuma wikumva ko iyo wageze hari abantu bavuga ati narabivunikiye nta muntu n'umwe ngomba kubihaho kuko ntawe uzi imvune yabyo kandi mu by'ukuri n'Uwiteka Imana ibidusaba nyine gufatanya gusangira biraryoha icyo kintu cya mbere kora andi bivuga ngo bariyo migisha nonaha Imana yakugabiye uyibare ntusige n'umwe erega ni byinshi ni byinshi byo gushima Imana imigisha myinshi aba yaragukoreye si ngombwa ngo witure uwayikugiriye nawe yikorera undi azishima nawe ayikorera undi dusigane neza zanjye mva nari mbakumbuye ndabakunda mukomeze mudukunde mudukurikire musharinge mukande subscribe ni ukuri kandi ibyo tuba tuvuga ni ingenzi komantere mutanga turazikunda ni ukuri umuntu ntabwo nyine twavuga ngo ni ibintu bindi bikomeye bigize gutya turabashimira uko mwitwara abagerageza kwandika ni ukuri turabakunda muri abana beza mufite imico myiza n'abantu batukana turabona gusa byose muri sosiyete nyine abantu kubyakira si inshuti zanjye rero murahumbe kumva ugatima n'akantu ufitiye esitere yadubiye nicyo ashaka kutubwira ikintu cyangwa tuganireho mbabwireho gatoya namwe muze kumbwira muri comment sinzajya mbabwira mwe mutambwira hari ibintu byo kwibana nzajya mubwire ubundi ari uyu muntu w'inyuma tureba n'uw'imbere n'uwihe muntu nyakuri kuri mwe umuntu wawe ameze ati kubera ko twamaze kubona ko abantu buriya umuntu nyakuri n'uw'imbere umuntu nyakuri n'uw'imbere ntabwo umuntu nyakuri ari ubura w'inyuma ukumva noneho ikikugaragariza umuntu w'imbere wawe ni ya mico runaka ugira mu kwihangana kwawe mu gusubiza kwawe mu bugwaneza bwawe mu bushyari bwawe mu rukundo rwawe mu rwango rwawe hariya niho hagaragaza umuntu w'imbere rero rimwe na rimwe bijya bigorana ko umuntu w'imbere ahinduka by'ukuri ariko bijya binoroha iyo umuntu w'imbere afite ubushake arahinduka by'ukuri niba wari ufite imico myiza ukayikomeza niba wari ufite imico mibi ukayihindura byose birashoboka ariko ikizakwereka umuntu nyawe ujye wirinda kuba wahura n'umuntu iminsi mike cyane wumve uko umubonye atuje se uriya muntu ni mwiza uriya muntu naratomboye niba umurakaringijeho gatoya
ukahita uvuga ati uyu ni wa muntu cyangwa ni uwundi, rero cyangwa umuntu mwari muri kugendana mu mahoro yagira agashuke gatoya cyangwa iki ukumva agusubizanye umujinya, uburakari, nta ruhare wabigizemo. Izo ni za kamere ziranga wa muntu w'imbere. Kuba ari umuntu ari akabajo, ari akamiliyoni, ari mwiza, ntabwo bivuze yuko atakubera undi wundi. Rero umuntu w'imbere mukontorore ni muntu ki? Umuntu w'imbere ameze gute? Umuntu wanjye w'imbere ameze gute ku buryo atabangamira abandi? Amagambo tuvuga, uburakari bwacu tubukontorora gute? Wa muntu w'imbere tugerageza aganzeho ibyiza kurusha ibibi. Niba wicunge wa mujinya wawe, noneho iyo bimaze kubikarumura ugasiba ubundi igihe wakoze ibi cyangwa se ngewe bigatungurana, ujye ugerageza ubirwanye. Abantu ntimugatungurwe ngo wange umuntu ugiye afite kamere ye, ni wa muntu w'imbere umukontorora ukundi kuntu, utuma yitwara nabi, utuma avuga ibintu bidafite cumi na kabiri. Rero niwe nyawe, niwe nyawe. Ese wabasha gukomezanya nawe? Ese wabasha kumugira inshuti yawe? Umubyeyi mugenzi wawe wabasha kumugumisha iruhande rwawe? Umupapa mugenzi wawe wabasha kumugumisha iruhande rwawe? Ahubwo ni ukwiga uko wowe ukwiye kumubanira, uko mukwiye kubana nyine, uko wabyihanganira, uko ibintu nk'ibyo ngibyo. Kuko inshuti duhura nazo mu buzima bwa buri munsi atari izo tubana, ntabwo bari abantu babasha kubamenya, ubamenyera aho hanze, ubamenyera aho hanze. Kuko hari n'igihe n'abana bavuga bafite indi kamere, kazi kikubitiraho iyawe. Tugerageze dukontorore abantu bacu b'imbere, tumenye abo turi bo, tumenye uko dukwiye kwitwara, tugire intego mu buzima. Niba uri umukobwa, niba ugiye gushaka itonde, niba ari umuntu umanye ibyumweru bibiri ugahita mubana nturamumenya neza, banza ukontorore umuntu w'imbere. Niba ari inshuti wunguze ukabwa n'abanga ba besita, banza ucunge neza. Hari Imana yagiye iturema mu buryo butandukanye, tubasha kwihanganira ibintu mu buryo butandukanye. Rero abantu bacu b'imbere tumenye ko tubatwara muri bagenzi bacu, kandi utuze, ugire imbabazi, ugire urukundo muri wowe, ibyo bintu bizakungura. N'uba uzi icyo ushaka ku muntu, n'uba uzi agaciro agufitiye, n'uba uzi neza yakugiriye, uririnda, sibyo? Niba uzi n'ibibi yakugiriye, uririnda, wirinda gukomezanya kubana n'uwo muntu. Kandi n'uba uzi agaciro yakugiriye, wirinda guhita umurekura kuko uzi neza ko hari ineza we akugirira itandukanye we no kubona. Rero inshuti zanjye, wowe kontorore wa muntu wawe, bwaba umuntu bukurimo, umuntu nyakuri, umenye uko ukwiye kwitwara, n'uwo wabangamiye ko umubohokaho, kumusaba imbabazi, ntitukigire ibyigenge, kuko twe turi abana b'Imana, turemwe mu ishusho y'Imana. Bisaba gukiranuka no gukiranukirana no guca bugufi, nicyo cya mbere kiranga uwo muntu nyakuri. Kwigagaza, kwikomeza, turi mu isi irangira, turi mu isi irangira, isa n'isaha byarangira. Haranira we kubana neza, ukontorore izo kamere zawe uzishyire hirya, uwo muntu mubi ufite ububi n'ubugome ushyire hirya, uzamure ururabo ruhumura neza, imbuto nzima, buri wese aryaho akishima, sibyo? Dutsinde kamere y'umuntu mubi uba nyine waba uri muri twebwe, twimike kamere y'umucyo muzima umurikira abandi, sibyo? Umubiri mwiza, roho nzima, bizatugeza ku byiza, sibyo? Amahoro y'Imana abane namwe. Turi kumwe ku munsi w'ejo, bafitiye sitori ni ukuri pe, ubu noneho nakumbura umunsi ku munsi. Turi kumwe, ndabakunda cyane, Imana ibarinde. Mwibuke gukanda sabusikarayibu na roho nziza n'ibyishimo byinshi, sibyo? Imana ikomeze ibanezeze kandi ibanezererwe. Umwami wacu Yesu Kristo yatubambiye ku musaraba kugira ngo tube beza, tube bazima, twese urugero rw'urukundo. Nawe garagaza urukundo mu bandi, nibyo byiza kuri wowe, nibyo by'umugisha, sibyo? Ntuhangayikishwe n'ibyo urimo, imibabaro urimo, agahinda, ibibazo ufite
ufite none nibwo buhamya bwawe bw'ejo, amarira urira none nibwo buhamya bwawe bw'ejo. Ndabakunda, Uwiteka abahire abanezerwe, ciao ciao.